Shalom kuri wowe uje hano kuri Senga Ubohoke. Imana iguhe umugisha kandi Uwiteka kugirire neza. Duheruka kuganira ku gutambwa, kugusabwa ugatambwa. Tubona ko umuntu ashobora kwisanga ari mu buzima atazi yuko yasabwe mu isi y'umwuka agatangwa, yamara gutangwa mu isi y'umwuka, isi y'umwuka ikamudomina igatangira kumutoteza no kumubuza amahwemo ndetse no kumurwanya muri destination ye. Ubu rero tuje ku nzozi zo kurota urwana, umuntu urota urwana, hahandi ushobora kuryama mu gihe uryamye usinziriye ukabona urimo urarwana n'umuntu umwe cyangwa benshi babiri, ukabona urimo urarwana n'abantu bo mu muryango wawe, cyangwa se ukabona urarwana n'abantu uzi cyangwa n'abantu utazi. Izo nizo nzozi tuje gusobanura. Murabizi hano kuri Senga Ubohoke, kuri iki gicaniro cyitwa Senga Ubohoke, gitishwaho amasengesho n'ijambo ry'amahishurirwa, amagambo ajyanye n'isi y'umwuka cyangwa se ijambo ry'Imana mu mwuka. Twigisha ijambo ry'Imana mu mwuka, tugahishura ibihishwe, tugahishura iby'ubwenge kamere, ubwenge bw'isi bwahishwe, kuko ijambo rivuga yuko hari ibyo Imana yahishe abanyabwenge bo mu isi ikabihishurira abaswa bo mu isi. Hano rero haca ijambo ry'Imana ry'amahishurirwa, rihishura iby'ubwenge busanzwe butabasha gupfa gusingira. Karibu rero, Uwiteka akugirire neza. Fungura amatwi y'umwuka kugira ngo wumve icyo umwuka avugana n'ubuzima bwawe. Reka tubanze dusenge. Mana nyir'icyubahiro, tuguhaye amashimwe n'icyubahiro kuko n'ibyawe uzabihorana. Tuje imbere y'amaso yawe kano kanya, nta kindi kitugenza, dusabye umwuka wawe n'imbaraga zawe kugira ngo bisobanure inzozi zo kurwana, kurota umuntu arwana n'abantu azi cyangwa batazi, aho mu muryango umwe cyangwa benshi. Uwiteka ohereza umwuka wera, mwuka w'ukuri, uwo wavuze yuko naza azatuyobora mu kuri kose. Reka umwuka w'ukuri yambare ubwonko bwanjye, yambare akanwa kanjye, yambare ibitekerezo byanjye, yambare ubuzima bwanjye bwose mu izina rya Yesu. Mwuka wera w'ukuri nyambara kugira ngo uhishure kandi usobanure inzozi zo kurota umuntu arwana n'abazi cyangwa batazi bo mu muryango, katika jina la Yesu Kristo mwana w'Imana nzima. Izi nzozi zisobanure mu buryo bw'ukuri. Mwuka wera urakoze, mpinduka kanwa kawe, maze nuje hano kuri Senga Ubohoke, mwami n'ubundi ayemenye asobanukirwe, kandi biciye muri iri jambo ujijure benshi, biciye muri ubusobanuro bw'inzozi ukore kuri benshi, ubohore benshi bari mu butware bwa Satani, babukurwemo mu izina rya Yesu. Abari bari mu rungabangabo no mu gihirahiro kuri buri wese uje hano kuri Senga Ubohoke, mwami abashe kuva ahangaha asobanukiwe ibyacamo n'ibyo anyuramo, asobanukiwe n'impamvu z'inzozi ziwe mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wera uhishura isi y'inzozi, ngwino uhishure kandi wigishe. Urakoze mwami, tuguhaye amashimwe, tuguhaye icyubahiro. Izina ryawe rikuzwe, izina ryawe rihimbazwe. Sengeye uje wese kugira ngo ufungure amatwi y'umutima we mwami, kugira ngo abashe kumva, kuko ijambo rivuga ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira itorero. Reka ufungure ugutwi kuje hano, yumve ibyo uvugana n'ubuzima bwe mu izina rya Yesu Kristo, kandi iyi nyigisho uyigeze kure, uyishitse kuri benshi. Imbaraga zayitangirira mu nzira ntigere kuri benshi, iveho izo mbaraga, ziveho izo mbaraga, ziveho mu izina rya Yesu Kristo. Maze abantu bawe data, iri jambo urigeze kuri bantu bawe bose aho bava bakagera, abo watoranyije n'abo wifuza kubageraho ubu butumwa. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Shuti mukundwa, Imana ikugirire neza. Wahisemo neza rero kuba uje hano kuri Senga Ubohoke.
Tuvuze rero ko tugiye gusobanura ku nzozi zo kurota umuntu arwana, ukaryama ugasinzira. Mu gihe usinziriye ugatangira kubona hari umuntu murimo murarwana. Noneho turasobanura kuri izi nzozi. Kuba warota urimo urarwana n'umuntu akagukubita akakunesha, turasobanura. Kuba warwana n'umuntu akagusunika ikugukubita hasi, cyangwa se akagukubita ugakomereka, cyangwa se akakwica, cyangwa se warwana n'umuntu ukabona uramuhunze, uramutsinze, urirukanse, aragutsinze, urahunze, cyangwa se nawe ubwawe uramutsinze, araguhunga. Ibyo nibyo tuje gusobanura. Mbere ko dusobanura iby'izi nzozi, reka tuvuge ko ubuzima bw'umuntu hano mu isi bugizwe n'intambara. Ubuzima bw'umuntu, imibereho y'umuntu igizwe n'intambara. Wabyemera utabyemera, ubuzima bwawe bugizwe n'intambara. Noneho iyo ntambara uyisoza ari uko utabarutse uvuye muri uyu mubiri. Nubwo utabizi, hariho baba bari mu ntambara ntibabimenye. Hariho, ariko iyi ntambara turi kuvuga ntabwo ari intambara yo mu mwuka, bambe yo mu mubiri. Ni intambara y'umwuka. Intambara turimo turavuga, uku kurwana turimo turavuga, si ukurwana ko mu mubiri, si ukurwana ko guterana imigeri n'ingumi mu buryo bw'umubiri, si ukurwana ko kurasana amasasu nk'izi ntambara tubona za hano mu isi. Oya, turimo turavuga kurwana mu mwuka. Kuko cya gihe uryamye usinziriye, uri ku buriri bwawe ukarota urimo urarwana, ntabwo iyo ari intambara y'umubiri, ntabwo umubiri urimo urarwana, ni wowe w'imbere uba urimo urarwana, wowe w'umwuka. Ni intambara rero y'umwuka tugiye kuvuga. Izi nzozi zigaruka ku ntambara y'umwuka. Inzozi zo kurota urwana zigaruka ku ntambara y'umwuka. Noneho rero ijambo kurwana riboneka muri Bibiliya inshuro 67. Ijambo kurwana mu Isezerano rya Kera rigaragaramo inshuro 63. Mu Isezerano Rishya rikagarukamo inshuro zigera muri 4. Noneho reka dusome Luka igice cya 14 umurongo wa 31, wumve Yesu ibyo yigishijeho. Reka dusome kuva ku 31. Yaravuze ngo, cyangwa se hari umwami wajya kurwana n'undi, ntabanze kwicara ngo ajye inama yuko yabasha gutabarana n'ingabo ze inzovu imwe, ngo arwane n'umuteye afite ingabo ze inzovu 2. Bitabaye bityo, wa wundi akiri kure cyane atuma intumwa ze akamubaza icyo yamuhongera ngo babane amahoro. Nuko rero namwe, umuntu wese muri mwe udasiga ibyo afite byose ntashobora kuba umwigisha wanjye. Wumvise hano Yesu atanze urugero, aravuga ngo ese hari umwami wajya kurwana n'undi atabanje kwicara ngo ajye inama yuko yabasha gutabarana n'ingabo ze inzovu imwe, ngo arwane n'umuteye afite ingabo ze inzovu 2. Ni ukuvuga ngo intambara rero irategurwa, ibyo ucamo byarateguwe. Intambara urwana hari abazipanga bakazitegura ku buzima bwawe. Za ntambara zijyanye n'imibereho isanzwe yo mu buzima bwa buri munsi, hari abapanga bagahaguruka bakavuga bati tugiye kumurwanya ntazagire icyo ageraho. Haravuga bati uyu muryango tugiye kuwurwanya ntuzagira aho uva, ntuzagira aho ugana. Noneho sasa bakabipanga. Nibyo Yesu yashatse kugaragaza ko nta mwami wajya kurwana
atabanje kwicara ngo apange urugamba, ajye inama, arebe icyo agomba gukora, arebe urwo rugamba ibizarugendamo igihe ruzamara. Ni ukuvuga ngo rero sasa mu isi y'umwuka, ubwo twagarutse mu isi y'umwuka igice cy'inzozi, mu isi y'umwuka igice cy'inzozi. Mu isi y'umwuka wowe urota uri kurwana, ukabona urimo urarwana n'umuntu. Rimwe na rimwe umuntu urwana nawe akagukubita hasi. Bisobanura iki? Ni ukuvuga ngo mu mwuka uragaragarizwa yuko imbaraga zirwanya ubuzima bwawe. Hari abantu barwanya ubuzima bwawe mu isi y'umwuka, wowe rwose bagukubita hasi. Abakurwanya mu isi y'umwuka bagiye gukubita hasi ubuzima bwawe. Ishobora kuba ari umushinga uzamuye, none uwo mushinga uzamuye watangije, igihe wabonye wakubiswe hasi, bisobanura ko wa mushinga wawe ugiye gukubitwa hasi, ugiye kugwa, ugiye kurangira nabi. Niba ari business igiye kugwa, igiye guferinga, nuvuga ngo ugiye guhomba, igiye gusenywa. Igihe warotaga ugiye urose warwanaga n'umuntu akagukubita hasi. Niba ari urugo, kibazo wari ufite ari mu rugo, yani wari uri muraca mu byo bita Baswahili changamoto za kifamilia au za ndoa, umuryango wari uri muraca nyine muri ibyo bibazo, ukabona uri murarwana wikubise, bagukubise hasi n'umuntu arakurwanyije gukubise hasi, urwo rugo rugiye kugwa. Niba mwisi bifite imibiri utagize icyo ukora ngo utangire gusengera ubuzima bwawe, biraza gusohora mu buryo bw'umubiri, biraza kukubaho mu buryo bigaragara rwa rugo rwa rusenyuka. Niba ari ubucuruzi, niba udahagurutse ngo ubusengere, buraza kugwa ubone burarangiye. Igihe warose wari urimo urarwana bakagukubita hasi. Niba ikibazo wari ufite ari ikibazo, hari cy'abana wari urimo urarwana no kugira ngo abana bawe bige, ubafashe bige, minerivare zitari kuboneka neza, bintu biri kugenda byanga, ukarota urimo urarwana ugatsindwa cyangwa se bakagukubita hasi, icyo kibazo nuvuga ngo ibyo wari urimo uracamo uraza urabitsindirwamo nutagira icyo ukora. Isi y'umwuka n'isi ihishura ibintu mbere yuko bibaho. Isi y'umwuka niyo igenga iyi ngiyi igaragara. Isi igaragara nta kintu cyabaho mu isi bigaragara cyangwa mu isi turimo. Iyi si bifite imibiri, iyi si tubona nta cyayibamo kitatangiriye mu isi y'umwuka. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo abanyamwuka bita ku by'umwuka, ariko abanyamubiri byo bakita ku bya kamere, bakita ku by'umubiri. So nukuvuga ngo rero wowe igihe urose izo nzozi ukarota urarwanyijwe, warwanyijwe, birangiye we ukubiswe hasi, mu mwuka urerekwa ko ibyo wakoraga hano muri ubu buzima bigiye kukubitwa hasi, bigiye guhirima, bigiye kugwa. Destiny yawe igiye kugwa hasi, ministry yawe igiye kugwa hasi, ibyo urimo muri icyo gihe bigiye kugwa hasi. Nutagira icyo ukora rero, nuvuga ngo mu ruhande rw'abanzi bawe babonye isi y'umwuka irakora ko mu ruhande rw'abanzi bawe babonye intsinzi, bagiye kugera ku ntsinzi y'ibyo bifuza, bagiye kugera cyangwa se bageze ku ntsinzi y'ibyo bashaka, kuko uguye hasi, urarwanye, ukubiswe, uguye hasi. Nuvuga ngo nutagira icyo ukora vuba na bwangu, ibyo biragusohoraho. Hari icyo ugomba gukora kuri wowe usenga cyangwa kuri wowe uzimana. Reka dusome iri jambo nanone. Timotheo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 18. Hano handitse ngo, mwana wanjye Timotheo,
ndakwihanangirije nkurikije ubuhanuzi bwa kera bwahanuye ibyawe kugira ngo buduheshe kurwana intambara nziza. Ukomeje kwizera kandi ufite umutima uticira urubanza. Uwo mutima bamwe barawuretse bahinduka nk'inkuge imenetse ku byo kwizera. Urumva hano Timoteyo yandikiwe na se wamubyaye wo mu mwuka. Aravuga ngo mwana wanje Timoteyo, ndakwihanangiriza nkurikije ubuhanuzi bwa kera bwahanuye ibyawe kugira ngo buduheshe kurwana intambara nziza. Rimwe na rimwe Imana hari ibintu ikuvugaho, nako kenshi Imana ikuvugaho ibintu byiza byinshi igira ngo wowe ubirwanirire ubigereho uzabishikeho. Iyo ikuvuzeho iterambere, kuzamuka, kwaguka, menya ngo igihe Imana ikuvuzeho gutera imbere, kwaguka, gushaka, kuba ku rugo, kuba umuntu ukomeye, mbega kugera kuri bya bindi muri ubuzima bwa hano mu isi buri muntu wese aba akeneye, gukorera Imana n'ibindi, uhereye igihe bivugiye mu isi y'umwijima, mu gice cy'isi y'umwijima, birumvira bahita babyumva, bahagurutse ibitero byo kugira ngo barwane, kugira ngo utazagera kuri ibyo. Nawe rero ntabwo uba ugomba gutinya intambara, uba ugomba kujya mu ntambara ukarwana. Uyu rero ni Pawulo yibutsaga Timoteyo yuko hari ubuhanuzi bw'ibyamuvuzweho, buhanura icyo azaba cyo, buhanura icyo azakora. Noneho rero ubwo buhanuzi ngo bwari ubuhanuzi bwamuheshaga kurwana intambara nziza. Hari intambara mbi, ntuzigere urwana intambara y'amagambo, rwana intambara yo kuva ku rwego ujya ku rundi ku buzima bwawe. Rwanira impinduka nziza mu buzima bwawe. Noneho sasa kurota urwana, umva rero kurwana rero ni kimwe mu bigize ubuzima bw'umuntu igihe cyose wambaye umubiri. Ubwo rero iyo urota urwana noneho sasa ubwo tuvuye ku gice cyo kurota urwana bakagutura hasi. Noneho kurwana n'umubisha wawe, ukabona mu nzozi urimo urarwana n'umubisha wawe, ukamutera ibitugu ukamuhunga. Ibyo nabyo birasobanura ko abanzi bawe bagiye kugutsinda. Intego wari ufite ugiye kwireka. Abakurwanyaga barwanya ya ntego iri mu mutima wawe kugira ngo itagerwaho. Noneho abakurwanyaga bagiye kugutsinda, uve usubira inyuma cyangwa se ubatera ibitugu. Nuvuga ngo niba wari ukataje gusenga ushaka amaso y'Imana kugira ngo ihindure ubuzima bwawe, intego nuko ubuzima bwawe buhinduka. Noneho sasa ukabona urimo urarwana n'umuntu, bikarangira akunesheje ukamuhunga. Nukuvuga ngo intego wari ufite cyangwa se wari ufite, izo nzozi zishobora kukwereka ko warekuye watsinzwe mu rugamba, wahaye ibitugu ababisha bawe bakurwanyaga kugira ngo utagira icyo ugeraho. Ubwo rero ziba zikubwira ngo kanguka, ongera ugaruke, ambara imbaraga, ubundi umuntu w'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko Uwiteka azatuma ababisha bacu baduha ibitugu igihe Uwiteka ari kumwe natwe. Ntabwo ababisha bacu tubaha ibitugu ngo tubahunge, nibo baduhunga. Kuko ijambo rivuga yuko abantu bazadutera, abanzi bacu bazadutera baciye mu nzira imwe, bakaduhunga baciye mu nzira zirindwi. Kandi ijambo rikongera rikavuga ngo nzatuma igitinyiro imbere yanjye kikujya imbere, ukirukane ababisha bawe bose uzageramo. Nuvuga ngo rero twebwe abasenga bizera dufite isezerano, n'isezerano turiho ryuko tutagomba guha ababisha bacu ibitugu ngo tubahunge. Iyo rero warose urwana ukabona uwo mwarwanaga birangiye akutsinze, ukamutera ibitugu ukirukanka umuhunga, no kuvuga ngo hano mu isi ifite imibiri, ibyo wari urimo uracamo, ibyo washaka, ibyo warwaniraga kugira ngo ubigereho, ntabwo uba ukibigezeho. Niki wakora rero? Nukubyuka ugasaba imbaraga,
ugasenga ahubwo ukongera imbaraga, ukinjira muri tere y'intambara, ugategura urugamba rwawe neza rw'amasengesho, ukirukana umubisha wawe, ukanga ko umubisha wawe ari wowe umuhunga, ari wowe umutera ibitugu mu izina rya Yesu. Wowe rero warose izo nzozi, ukarota inzozi urwana, bikarangira uwo mwarwanaga agize gute, asa nk'ukunesheje ukamuhunga. Ngibyo ubusobanuro bwabyo. Uwiteka kurwanirire mu izina rya Yesu Kristo. Wongere wambara imbaraga zo kwizera, uhagarare mu kwizera, ugire umutima unesha. Bibiliya irambwira ngo umwizera atsindishirizwa mu bintu byose. Ubundi wowe uri wo gutsindishirizwa n'umwami Yesu mu ntambara zose ucamo. Turi abantu baremewe gutsinda intambara, turi abantu bacunguriwe kunesha buri rugamba rwose mu mwuka twisangamo, kuko dufite umugaba. Muririmbyi ararimba ngo mfite umugaba n'umwami Yesu, ndi kumwe nawe nzahora nesha. Nivuga ngo rero uyu Yesu yo turi kumwe mu ntambara zose tugomba kunesha. Rero wowe ubona wirukanswa n'umubisha wawe ukamuha ibitugu ukamuhunga, ni ukuvuga ngo isi y'umwuka irakwereka ngo urekuye intego, uratsinzwe. Umubisha wawe birangiye agukuye ku bintu, birangiye agukuye ku ntego, birangiye akubujije kunjira muri destination yawe. Usubiye inyuma, n'ubuzima busubiye inyuma, uteye, nuvuga ngo urahunze, uhunze aho waganaga, uhunze aho werekezaga, icyerekezo kizima wari urimo. Hahaguritswe imyuka itumwa kuza kukurwanya ngo ikubuze gukomeza aho waganaga. None iyo myuka y'abanzi igushojeho urugamba, iragufayitinga, none birangiye, iragukombata, birangiye, none sasa ikuvana ku ntego, usubiye inyuma. Urumva ni ikibazo rero. Izo ndozi ntabwo ari nziza. Nuguhaguruka ugahagurukira kurwana, ukongera ukambara imbaraga mu izina rya Yesu, ukarwanira ibyo wahanuriwe. Ahangaha Timoteyo yakangurirwaga kurwanira ibyo yahanuriwe. Wowe wahanuriwe byingahe? Wowe niba udukurikiye uri umukristo, niba udukurikiye usenga, niba udukurikiye wizera, ese nta by'Imana yakuvuzeho? Niba nawe udukurikiye nta n'ikintu Imana yakuvuzeho, wowe yakikuvuzeho nuko utayishaka, uramutse uyegereye wamenya ibigikuvugaho ku buzima bwawe. Hari ibyo yakuvuzeho rero, na ongera wambara imbaraga, urwanire destination yawe, urwanire imibereho yawe. Inzozi za gatatu, kurota ukomeretswa, ugaterwa n'icyuma n'uwo mwarwanaga. Byo ni hatari, ugakomereka, ni hatari. Mu isi y'umwuka ukarota umuntu agutera icyuma ugakomereka, ukaba wavana amaraso. Mu mwuka byo bivuze ibindi. Ubute ko ijambo Imana yari yarabujije Abisiraheli kutarya inyama ngo bazinywane n'amaraso. Akavuga yuko unguriye inyama akazinywana n'amaraso abwo abariye ubugingo, abariye ryatungo n'ubugingo bwaryo. Nuvuga ngo rero amaraso yawe ni yari mu bugingo. Iyo habayeho rero kurota bakagutera icyuma, amaraso akava, byo ni bindi kumeneka kw'amaraso mu isi y'umwuka. Ni ukuvuga ngo mu mwuka bahita ubufashwe neza, ubufashwe mu mwuka 100%. Abanzi bawe baba bagufashaho ubugwate, bagufataho ubugwate mu buryo bw'umwuka, bamara kugufataho biciye muri ya maraso. Ubu icyo warwaniraga bakagiherana. Ni haho nuvuga ngo ayo maraso amenetse nk'igihango gishimangira gutsindwa kwawe no kunanirwa kwawe. Ibyo byo ni ibindi. Nuvuga ngo rero sasa, ariko urose nk'izo nzozi ukabyuka wakora iki? Nta kindi ni ukubyuka ugasenga, ukavuguruza ibyo byose, ukavuguruza ibyo byose mu buryo bwo gusenga, ugakoresha amaraso Yesu Kristo, witandukanya n'insinzwi ubonye mu buryo bwo mu nzozi zawe. Tuvuye kuri izo nzozi, izindi nzozi rero wari urimo urose urimo urarwana n'abantu utazi.
kurota urwana n'abantu utazi nabyo ni ibindi. Iyo urota urwana n'abantu utazi hari uburyo bubiri. Umubisha wawe ari we murozi ukurwanya cyangwa bakurwanya batifuza kugira icyo ugeraho. Mu mwuka biramenyerewe ko bitiza amasura amasura atandukanye. Ukurwanya rero ashobora kwambara isura y'umuntu utazi, yakwambara isura y'umuntu utazi akaza kukurwanya ubona urimo urarwana n'umuntu utazi. Si uko uba utamuzi, ahubwo mu mwuka we ariyoberanya akambara isura utazi. Ashobora kwiyoberanya akambara isura y'umuntu wo mu muryango wanyu, umuntu uzi, ukabona urimo urarwana na nyoko, ukabona urimo urarwana na so, ukabona urimo urarwana na murumuna wawe cyangwa mukuru wawe, ariko yiyoberanyije, ari wa muntu yiyoberanyije mu buryo bwa Satani, agira ngo agutandukanye cyangwa se abibe urwango no kutavuga rumwe n'abavandimwe bawe cyangwa na wa muntu. Abadayimoni bakaba cyangwa abarozi bakaba bakujijisha muri ubwo buryo, none ukabona urimo urarwana n'abantu utazi ariko ari abantu uzi biyoberanyije. None sasa cyangwa bakaba bakujijisha bakambara abantu uzi, cyangwa ukabona urimo urarwana na papa na mama cyangwa n'abantu muvukana ariko ari abadayimoni biyoberanyije bambaye amashusho n'amasura y'abantu biwanyu, kugira ngo Satani abibe n'urwango hagati yawe n'abo bavandimwe, akwereke ko abo bantu batakwifuriza ibyiza. Ubwo ni uburyo bwa mbere bundi bwo kuba warurota urimo urarwana n'umuntu uzi mwene wanyu. Kabiri, mu kindi gice ashobora kuba ari we 100%. Hari umwuka Satani yamushizemo wo kukugirira ishyari, ndavuga uwuzi, wo kugurigirira ishyari. None wa mwuka wo kukugirira ishyari, uwo muntu mwene wanyu, mukuru wawe, murumuna wawe, nyoko, iso cyangwa undi muntu wari wese mu muryango, ukabona urimo urarwana nawe, bivuga ngo hari igihe nanone mu yindi kote biba ari ukuri. Hari umwuka umurimo w'ishyari, hari umwuka umurimo utakwifuriza ibyiza, utifuza ko wazamuka ngo murute ugera ahantu ugera. None ubwo uwo mwuka umurimo ukerekwa ko urimo aho kuturuka kuki uraturuka aho mu muryango. Imana igashaka kwereka ngo umwuka ukurwanya uturuka muri mukuru wawe, umwuka ukurwanya uturuka muri muna wawe. Ariko icyo gihe bisaba gusenga ushishoze. Navuze ngo hari igihe abarozi bashobora nanone kwambara iyo shusho ya murumuna wawe cyangwa mukuru wawe cyangwa y'umuntu uzo muri famiye, noneho sasa bakagukombata, bakakurwanya bagamije kugira ngo bakujijishe, baguteranye nabo bavukanyi bagenzi bawe. Icyo ni igice cya mbere. Icya kabiri ariko kandi bishobora kuba nanone ari ukuri kw'ibyo uri kubona uwo mwene wanyu muri kurwana. Satani ari ukuri yaramushize mu ishari, yaramushize mu urwango, atifuza ko watera imbere, agufite ishyari rikomeye. None za nzozi, tugarutse rero ku nzozi zo kurota abantu utazi, nanone abo bantu utazi tuvuze ko ari abarozi bashobora kwiyoberanya, kimwe nuko badashobora kuba ari abarozi, ari amashitani yenyewe, imyuka mibi, amadayimoni, majini, mashitani akadesida akaza mu isi yawe y'umwuka, ariko akiyoberanya akambara umubiri. Noneho sasa ubwo rugamba ugasanga rimwe na rimwe ni intambara live. Iyo urota urwana n'abantu utazi, rimwe na rimwe iyo ntambara ibirimo iraba ko kanya. Kurota urwana n'umuntu utazi ni intambara mu mwuka ibirimo iraba live ako kanya. Ngo iyo hari igihe riba ari shitani ryafata ibyemezo rikakwataka ryiyambitse umubiri, none ugasanga urimo urarota urwana n'umuntu utazi. None hari abantu barota barwanaga n'abantu batazi, nyuma babyuka bagasanga bavunaguritse.
ubundi ugasanga barabyutse bagasanga ni nkaho bashwaratuye inzara, bari w'inzara, wari ku mubiri wawe ugasanga ni nkaho bakuri inzara, ugasanga ni nkaho bagushwaratuye, rimwe na rimwe ukabona ni nkaho bagukebye. Ibyo byo rero ni ukuvuga ngo ni imbaraga z'amajini, ni ibiremwa by'umwuka byamba iyo ni imbaraga z'amajini, cyangwa se n'abamarayika mu mwijima ubaba bakwatatse, noneho sasa bagakora ibyo bagombaga gukora ku buzima bwawe. Rero wowe urose izo nzozi nta kindi ni uguhaguruka ukambara imbaraga ugasenga, ukita ku gusengera ku buzima bwawe, ukita ku gusengera destination yawe, ukita ku gusengera icyatumye uremwa n'icyatumye uzanwa hano mu isi. Kinginga Imana ukayisenga, ugasenga ku manywa na nijoro, wingingira ubuzima bwawe kugira ngo Imana iguhe intsinzi ugere ku cyo wifuza mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Ngubwo busobanuro mu nshamake bwo kurota urwana n'abantu uzi cyangwa utazi, abo mu muryango, cyangwa se kurota bagukubita hasi, bagukomeretsa, kurota upfa rero uwo warwanaga nawe akwica. Ibyo ni bindi, nuvuga ngo urupfu rwihuse rwa destination, uwo muntu destine yewe irapfuye, ubuzima bwe bugiye gupfa. Ibyo yariringiye bigiye gusenyuka bipfe. Niba ari business irapfa, igiye guhirima iveho burundu. Niba ari akazi runaka agiye kukirukanwa burundu, kaveho burundu. Niba ari urugo ruba rugiye gusenyuka. Ikibazo wari ufite muri icyo gihe ukarota urimo urarwana umuntu akwica, ubwo nyine hari ikintu kiba gipfu, hari destiny mu buzima bwawe bigiye gupfa, hari ibintu biba bigiye gupfa. Ni wowe rero ugomba kubyuka ugasenga kugira ngo Imana izure iby'umwanzi yishe mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka rero akugirire neza. Ngizo ubwo busobanuro bwo kurota urwana. Imana y'amahoro iguhe umugisha, Imana y'amahoro ikugirire neza. Kuri iki gicaniro tuhacisha ubusobanuro bw'inzozi, twasocisha amasengesho yo kubohoka, tukahacisha buri kimwe cyose. Udukeneye rero kugira ngo tugufashe, nimero yacu uraza mwayishaka aho ngaho, ibihari ibiri aho ngaho murayibona. Imana y'amahoro ibagirire neza, mugubwe neza. Amaraso Yesu Kristo n'imbaraga z'Imana n'abamarayika bahagurukire kurwanirira wowe wacaga mu nzozi, wowe wacaga mu bihe bitandukanye ukarota urwango utsindwa, ibintu bihinduke kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Marayika yoherezwe ku buzima bwawe, aho ugiye kunanirirwa ahatangirira kurwanirire mu izina rya Yesu Kristo. Ndohereza marayika mu mbaraga z'umwuka wera, ndohereza marayika ku buzima bwawe kugira ngo arwane urugamba aho wari ugiye kunanirwa, agusubizemo intege aho utarushoboye, akurwanirire mu izina rya Yesu Kristo. Ntukongere gutsindwa, acira gutsinda mu izina rya Yesu Kristo. Ambara imbaraga z'ubutsinzi uzambitswe n'umwuka wera, ambara imbaraga z'ubutsinzi uzambitswe n'umwami Yesu Kristo wagupfiriye akanagucungura mu izina rya Yesu Kristo. Ambara imbaraga z'umwuka wera uzambitswe na marayika wisumba byose, marayika uhoraho, marayika gutumweho kano kanya akurwanirire mu izina rya Yesu. Abari baguhagurukiye kugutsinda, abari baguhagurukiye kugukubita hasi, abari baguciye kukunesha, abahagurukiye kukubita hasi business yawe, gukubita hasi agakiza kawe, gukubita hasi ibyiringiro byawe, gusenya ubuzima bwawe hano mu isi, kubashaka kuburwanya ngo babushire hasi mu izina rya Yesu Kristo. Marayika w'Uwiteka kurwanire ubuzima bwawe ntibushirwe hasi, ahubwo bushirwe hejuru. Ntambwe zawe nizisubizwe inyuma, ahubwo zihute zigana imbere cyane mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, ucinga ntihagire ucingura. Mu mbaraga z'umwuka wera funza amaguru yazaga kukurwanya mu izina rya Yesu Kristo, ciye amaboko yakurwanyaga mu izina rya Yesu Kristo. Zopete sekiria holia magurukije ingabo zo kukurwanirira mu izina rya Yesu. Imiyaga ikurwanirire y'Uwiteka, inkuba z'Uwiteka zikurwanirire mu izina rya Yesu Kristo. Ikirere cy'ukurwanirire mu izina rya Yesu, inyanja n'amasoko yazo bikurwanirire mu izina rya Yesu. Imiyaga ikurwanirire mu izina rya Yesu Kristo. Imirabyo y'Uwiteka ikurwanirire mu mbaraga z'umwuka wera. Buri gihumeka cyose
kikurwanirire mu izina rya Yesu. Birwanya ababisha bawe, birwanya abanzi bawe, birwanya bashaka kugira ngo usubizwe inyuma utsindwe. Wa Jesus, ibiriho kano kanya byose byakurwanyaga nibizaza by'igihe kizaza, kwa tsinda Yesu. Ijuru ry'Uwiteka ribirwanya, ibicu byo mu ijuru birwanye bikurwanya mu izina rya Yesu. Imvura y'amahindi irwanye bikurwanya mu mbaraga z'Umwuka Wera. Imisozi n'amataba birwanya bakurwanya mu izina rya Yesu. Ndahagurutsa mu isi y'umwuka inkoni n'ibiti n'amashamba kukurwanirira mu izina rya Yesu. Ndahagurutsa aboroheje n'abakomeye kukurwanirira mu izina rya Yesu wapfuye akazika. Ndahagurutsa ingabo nini n'intoya zihagurukire gukumira ibikurwanya mu izina rya Yesu Kristo. Ubone intsinzi itangwa n'Imana ihoraho, ubone kunesha kuzanwa no kwizera Yesu Kristo wapfuye akazuka agatsinda urupfu n'ikuzimu. Mu mbaraga z'Umwuka Wera akira ubusinzi, akira amahoro yawe, akira kunesha, akira kugera ku ntego y'icyo wifuzaga kugeraho. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Wari uri kumwe nanjye Pastor Justus. Shalom 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 shalom. Tugusabye kugira ngo ubaye utarakanda subscribe ukaba ubana natwe utarayikora, yiduhe niyo nkunga yawe. Kandi yindi nkunga yawe ni ugukora share, ukabishyira ukabisangiza abantu ufite kuri WhatsApp. Ntago bigusaba amafaranga, ni ubushake bwawe no kutugaragariza ko bana natwe kandi dushyigikiye, ukabushyigikiye n'umurimo w'Imana. Imana y'amahoro ikugirire neza, gubwa neza muri byose. Shalom shalom.